ntituzi igihe azazira, ku manywa cyangwa nijoro, ahari azaza bugorobye cyangwa umuseke utambitse, aratwihanangiririza kuba maso iteka ryose, kugira ngo ubwo azatunguka azasange twiteguye. Tumwitegure, 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 dore turamwiteguye. Ibuka uburyo yadukunze akaduharira byose, yasize ubwiza bwe mu ijuru, yitangira kudupfira, azanezerwa n'agaruka. Umwanya rero nanone mufashe nongere gushimira umuryango wa Pastor watwakiriye ukaduhostinga, mu kuri twabagiriyeho umugisha. Niba bari mu iteraniro ubwo ko tubashimiye imbere y'iteraniro. Reka muri uyu mwanya twongere dufate ijambo ry'Imana mu minota mikeya, twigane amagambo makeya cyane, navuga ngo aryoshye kandi akomeye cyane. Ni amagambo afite umutwe uvuga ngo mbese ubwo abana b'Imana bazajya mu ijuru uzaba uri hehe? Mbese koko ubwo abana b'Imana bazabajya mu ijuru wowe uzaba uri hehe? Muri kumwe na mwene so n'ubundi Ishimwe Ildefonse. Mureke tubanze dusenge. Data twese turi mu ijuru, izina ryawe rikiranuka ntihabwe icyubahiro. Tugushimiye cyane ko muri uyu mwanya ugiye kongera kuvugana n'imitima yacu, utubaza ikibazo kibaza kiti mbese ubwo abana bawe abana b'Imana bazabajya mu ijuru twe tuzaba turi hehe? Turifuza kuzaba muri iryo teraniro, uduhire mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri ntituzi umunsi Yesu azaza, ariko ibimenyetso byo birerekana ko agize ute aje rwose, kubera ko ibyahanuwe biri kurushaho gusohora cyane. Kandi nk'uko twabibonye abadivantisite ntabwo twari dukwiriye kuba nk'aba bantu batazi aho igihe kigeze, kuko twasomye amagambo ari mwiteguro akagaheruka, kwitegura akagaheruka kuri paji ya 9 ko batubwiye ngo abadivantisite ntidufite ubwoba bw'ibizaba, kubera ko dufite ikarita mu ntoki zacu, ariyo Bibiliya, tukagira n'umwuka w'ubuhanuzi udusobanurira umunsi ku munsi igihe tugezemo. None ubwo abana b'Imana bazajya mu ijuru, mbese wowe uzaba uri hehe? Tuti muvandimwe, isi irakama amakuru, kandi aya makuru ni uko ari uko umwami wacu Yesu Kristo ageze ku rugi. Isi irahuzunga muzunga, irerekana ibintu bikomeye cyane. Tuti muvandimwe, turi kwegereza cya gitondo cy'umugisha, igitondo cy'umuzuko w'abacu, ba bantu bose twasezeyeho ubwo badusigaga bagiye mu gitaka. Mbese murabibuka? Turi kwerekeza kandi kuri wa munsi tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo. Tuti muvandimwe, turi kwerekeza kuri bya joro tuzararamo bugacya ariko ntituyirirwemo. Kandi tuti muvandimwe, twegereje umunsi tuzatangira isabato, ari umunsi wa nyuma tuyitangira hano ku isi. Mbese muri kubyibuka? Kandi nanone tuti muvandimwe, nanone twegereje umunsi tuzaruhuka isabato ya nyuma turi hano ku isi, izindi zose tukazirukira mu ijuru turi kumwe n'Imana Data wa twese. Tuti bavandimwe, nk'uko twabisomye mu Byahishuwe igice cyaho cya mbere umurongo wa 7, batubwiye bati dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamureba. Nanone amen. Tuti muvandimwe, mbese ahari ntuzaba urimo iryatsinda ry'abacumise amacumu umwami wanjye? Uyu munsi turasaba kwemera ko twagize uruhare mu kubambwa k'umukiza wacu, kandi bikadutera kwihana. Ariko uwo munsi dutegereje abatarihamye bose bazakirwa mu bacumise amacumu umwami wabo, bamubone bakorwe n'isoni kandi baboroga. Tuti muvandimwe, emera Yesu. Tugiye kubona Yesu aje rwose,
aje kuturuhura, aduhanagura amarira yose twarize muri iyi si. Nshuti muvandimwe, mbese nawe uri mu bazanagurwa amarira cyangwa uri mu bazamuborogera? Ariko ubundi urumva koko ubwo abana b'Imana bazabasanganira umwami wabo nawe uzaba urimo? Bitekerezeho, nanjye mbitekerezeho. Nshuti muvandimwe, Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 9 hari amagambo avuga ngo, arambwira ati, andika uti, hahirwa abatewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati, ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nshuti muvandimwe, kuri uyu munsi abanyamahirwe ni abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ntabwo ari abishyuje amafaranga atubutse, oya rwose. Ntabwo ari abize amashuri menshi cyane, ntabwo ari ababyaye abana benshi kandi beza, oya rwose. Si abatanze amafaranga menshi mu murimo w'Imana, ahubwo ni abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Bihanye bakemera ubutumire bwo kubutaha, kandi bakaba bambaye umwambaro w'ubukwe. Yesu ashimwe. Ubu Kristo ari gutoranya abagomba gutaha ubukwe bwe. Yesu ari kubashyiraho ikimenyetso. Nshuti muvandimwe, ari kubaha umwambaro w'ubukwe. Mbese uwo mwambaro uri kuwambara? Nshuti muvandimwe, uramenye utaba mu bazasangwa batambaye umwambaro w'ubukwe. Nshuti muvandimwe, ataguhitaho. Mbese koko ubwo abana b'Imana bazajya mu ijuru, wowe ubitekerejeho uzaba uri muri ihe tsinda? Ubwo azaba agarutse gutwara abe bose bemeye kumuyoboka, abo ni abatore be rwose. Mbese wakwemeye ukamuyoboka? Yesu ati, mwemere munyigireho, kuko ndi umugwaneza woroheje mu mutima, kandi namwe muzahabwa iki? Umugisha. Kandi abo bose bazahabwa ikamba ritatseho inyenyeri rwose. Matayo 11 umurongo 29 niho ayo magambo tuyasoma. Rero nshuti muvandimwe, mbega uburyo bamwe mu biteguye kuza kwa Yesu ibyitegerezo byabo ari abantu batubaha Imana. Mbega uburyo abasore, inkumi, abasaza, abakecuru n'abana ibyitegerezo byabo ari abisi babaswe n'ubwibone, ubusinzi, kudakunda ukuri, kwanga ibyanditswe byera. Nshuti muvandimwe, Yesu ati, munyigireho. Mbese inshuti yawe ni iyi? Inshuti yawe ni iyi? Yohana 14:6 Yesu arababwira ati, nigezira ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data na mujyana. Niba wifuza kuba muri iri tsinda ry'abazajya mu ijuru, emera ugendera muri inzira Yesu yavuze ariwe koko ukuri n'iki? N'ubugingo. Nshuti muvandimwe, niba wifuza kujya mu ijuru, emera Yesu akubera inshuti, akubera icyitegererezo, kandi muri byose ukoreshwa n'imbaraga ituruka mu byanditswe. Byanditswe 22:14 hahirwa abamesa ibicuro byabo kugira ngo bemererwe kwegera kuri cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Nshuti muvandimwe, igiti cy'ubugingo abamarayika bihutiye kurinda ubwo Adamu na Eva bacumuraga kugira ngo batakijyaho, kigatuma aho byiteka kandi ababara. Abana b'Imana vuba bidatinze bagiye kwemererwa kukijyaho. Mbese nawe iki giti uzakijyaho? Bitekerezaho neza. Nshuti muvandimwe, mesa imyenda yawe, saba Yesu akweze, akubarire ibyaha byawe, maze nawe uzemererwa kujya ku giti cy'ubugingo. Luka 14:25 ndababwira ukuri yuko nazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza ubwo nzasangira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Nshuti muvandimwe, aya ni amagambo Yesu yavuze ati, ntabwo nzongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza igihe nzasangirira namwe ku giti cy'ubugingo. Mbese ntiwakemera kuzasangira nawe? Mbese niba mu mutima wawe nawe akawutunganiriza kuzahabwa amahirwe yo kuzasangira nawe? Ibimenyetso Yesu yasize avuze biri kugera ku musozo. Nshuti, Yesu araje. Mbese uramwiteguye? Byeshu indirimbo ya 71 ni indirimbo nkunda cyane ivuga ngo, ibyaha byanjye mwami biruta umusenyi wo ku nyanja, ngwino mwami ubinyirisha amaraso yawe, wadusezeraniye ko ibyaha byacu n'umuhemba uzageza rwose. Nshuti muvandimwe, ahari ucibwa intege n'uko ubona ibyaha byawe ari byinshi. Umuririmbyi w'indirimbo yaravuze ati, ibyaha byanjye ndabizi ni byinshi, ngwino mwami ubinyereshe amaraso yawe, warabisezeranye rero, ngwino mwami unyize. Yeremiya 3:11-13
maze Uwiteka arambwira ati Isirayeli umusubira nyuma yerekanye ko ari umukiranutsi kuruta Yuda w'umuriganya. Genda wamamaze aya magambo yerekazikaza uvuga uti garuka wamusubira inyuma we Isirayeli, niko Uwiteka avuga, sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyambabazi, niko Uwiteka avuga, sinzakomeza kukurakarira iteka. Icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe. Muri uyu mwanya Uwiteka arashaka ko twemera ibyaha byacu. Ubundi igikorwa gikurikiyeho ni iki cyo kutubabarira ibyaha byacu. Rero mu Baheburayo 4:7 Imana yongeye gutoranya uyu munsi ivugira mu kanwa k'umuhanuzi iti ka Dawidi ati uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Mbese koko mu ibyumweru bibiri ntiwigeze wumva? Mbese n'uyu munsi koko uhereye ku cyigisho cya mu gitondo twize ukajya ku cyigisho ukajya ku cyigisho cy'umubatizo twize, mbese koko ntabwo ijwi uraryumva? Dawidi ati uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire iki? Tuti muvandimwe ntiwinangire umutima. Mbese wowe uzaba uri he ubwo abana b'Imana bazaba mu rugendo rw'iminsi hafi 8 bajya mu ijuru? Mbese uzaba uri kumwe nabo cyangwa uzaba hano ku isi wabuze aho kwirwa uhunga ubwiza bw'Imana? Itegure Yesu araje. Ariko twebweho urwanda rw'Abatesalonike 5:4 ariko twebweho bene data, ariko mwebweho bene data ni muri abo mwijima ngo uyu munsi uzabatungure nk'umujura. Matayo 24:32 murebere ku mutini icyitegererezo ishami ryayo iyo ritoshye bikamera mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Tuti muvandimwe niba tumenya ko impeshyi igeze ntitwagombye kuyoberwa ko igihe cyo kugaruka kwa Kristo kigeze. Uwiteka tumusabe atwereke aho igihe kigeze kandi tumusabe kutubabarira ibyaha byacu. Nibyo basabira nyine sabira mu izina rya Yesu.